Urakaza neza kuri Mushatsi Tv. Niba ari ubwa mbere usura urubuga, urasabwa gukanda subscribe kugira utazagicikwa n'ibiganiro bifasha abantu b'ingeri zose bizajya binyura kuri uru rubuga. Umunsi turi buze kurebera hamwe ibibazo 10 ukwiye kwibaza mbere yo guhitamo inshuti. Umuntu uwo ari we wese agira umuntu umuba hafi mu bitekerezo, wagira ikibazo akaba yakwihutira guhitamo ahamagara mbere y'abandi bose, uwo yizera, yumva yabwira byose, uwo yita inshuti. Inshuti niwe muntu w'agaciro kubera ko akenshi aba azi intege nke zawe hafi ya zose. Niyo mpamvu uba ugomba gushishoza mu gihe uhitamo inshuti cyangwa se uwo wakwita inshuti yawe. Umunsi tugiye kurebera hamwe ibibazo 10 ukwiye kwibaza mbere yo guhitamo inshuti yawe. Ikibazo cya mbere, imico ye. Mbere yo guhitamo kubera inshuti mbere na mbere banza urebe imico ye. Aha ni ukuvuga hahandi uzareba uko yitwara, imyambarire ye, imvugo akunda gukoresha, uko yubaha abandi bantu, yaba baruta cyangwa bamuruta. Ikibazo cya kabiri, ese mu bandi yaba aguha agaciro? Siko buri muntu wese ashobora kuguha agaciro. Hari abantu benshi batajya bubaha uwo ari we wese uko ari kose. Uwo ni wa wundi ushobora no kuba yagukoza isoni mu bandi. Mbere yo kwanzura ko akubera inshuti, ukwiye kwibaza uti ese amfata ute iyo turi mu bandi? Ikibazo cya gatatu, ese akunda kuba ari kumwe nawe? Ese ushaka kubera inshuti mu gihe mumarana igihe, byashoboka ko yaba ari kure yawe, ariko si iyo bibaye ngombwa ko muhura, ubona ashaka kumarana igihe nawe? Ikibazo cya kane, ese aragukosora iyo ukoze amakosa? Iki ni kimwe mu bintu bikomeye inshuti ziberaho. Azajya kwereka aho utakoze neza, aho kukurikira mu nzira wari urimo kuganisha habi. Niba atagukosora, ubu ntuzigera umutaho igihe cyawe. Ikibazo cya gatanu, ese nta mabanga menshi ajya guhisha? Ese ushaka ko akubera inshuti yajya agerageza kukwisanzuraho mukaganira ku bintu byinshi bitandukanye bimwerekeyeho? Niba ajya abikora, nta kabuza washobora kuzakubera inshuti nziza. Ikibazo cya gatandatu, ese nta shyari ajya kugirira? Inshuti nyanshuti ntikigire ishyari, ahubwo yishimana nawe iyo wateye imbere cyangwa iyo unezerewe, ikababarana nawe iyo ubabaye. Niba mugenzi wawe ubona kugirira ishyari, menya ko watavamo inshuti nziza uko wabigenza kose, ahubwo menya ubwenge ukuremo akawe karenge. Ikibazo cya karindwi, ese yumva ibibazo byawe akakuba hafi? Inshuti nicyo ziberaho, ni ukubana hafi mu bihe bigoranye, kugira ngo hatagira umwe muri bo uheranwa n'agahinda cyangwa akaba yatekereza kwiyemukiraho ubwe. Mbere yo guhitamo inshuti yawe, ibaze niba ijya igira uruhare mu gutuma ibibazo ufite bidakomera, cyangwa ngo bikugireho izindi ngaruka nko kuba watekereza kwiyahura ndetse n'ibindi. Ikibazo cya 8, ese akugira inama nziza? Nta muntu n'umwe ku isi udakenera kugirwa inama, kandi akenshi si abantu bose bafata icyemezo cyo kukugira inama, kuko aho isi igeze usanga buri wese aba areba ibye. Niba ubona hari ubushishikazwe no kuba yakugira inama aho biri ngombwa, wiza uyaza, washobora no kuzakubera inshuti nyayo. Ikibazo cya 9, ese arakubabariye iyo ukoze amakosa? Nta muntu n'umwe udakora amakosa, uwo ari we wese yakoza. Niyo mpamvu haba hakwiye gutanga cyangwa guhabwa imbabazi rimwe na rimwe igihe hari ukoshereje undi. Ese yaba akubabariye igihe ugaragayeho amakosa? Ikibazo cya 10, ese aragufasha iyo ukeneye ubufasha? Nibyo koko ntawe ugira byose, n'abafite ubutunzi usanga baba bakeneye ubufasha buturutse ku bandi bantu. Inshuti nziza akenshi ziboneka mu makuba. Niba uwo muntu akwitaho akaba yaguha ubufasha mu gihe ukeneye, nta kabuza bashobora no kuzakubera inshuti nyayo. Naha dusoreje ikiganiro cyacu uyu munsi, tukwibutsa gukora subscribe kugira utazajya ucikwa n'ibiganiro tuzajya dushyiraho, unabisangiza inshuti zawe, unadusigira igitekerezo hasi muri comment.